bahaye ikaze bene data, bahaye ikaze kuri murongo wacu w'ivugabutumwa tegura umugeni wa Kristo. Muri kumwe nanjye Jean Claude Karinijabo mu cyigisho giheruka cyo mu gitabo cya Daniel ibice birindwi. Twarebe hamwe kuva ku murongo wa mbere w'icyo gice kugeza ku murongo wa munani, ahatubwira ku nzozi Daniel yarose akagiramo amayerekwa y'ibikoko bine biteye ubwoba. Uyu munsi rero turakomereza ku murongo wa 9, ariko reka tubanze dusenge. Data wera utuyahera mu ijuru, mwami Imana, Mana y'ubutatu, Mana Data, Mwana Mana, Mwana Mwuka Wera, tuguciye bugufi cyane Mana, tuguhaye icyubahiro ukwiriye kuko uri Imana, ni wowe utuyobora, ni wowe uduha imbaraga, ni wowe utubashisha byose. Mwami, ni wowe uduha umwuka duhumeka, ubishimirwa Mana. Uyu munsi tuje tugambiriye kwiga ijambo ryawe, ijambo dusanga mu gitabo cy'umukozi wawe Daniyeli. Uwiteka Nyiringabo, turi abana b'abantu, twambaye umubiri, ariko dufite n'ubuntu bwo kuba twarahawe umwuka wawe wera, maze umwuka wera utuyobore muri iki cyigisho. Ndabizi ko ari icyigisho gikomeye, ni icyigisho gikunze gutera confusion mu bantu, ariko Mwami, turi kumwe nawe, turi kumwe na mwuka wawe wera, tuzakora iby'ubutwari. Naho rero ubane natwe muri kano kanya, ubane n'abagiye kumvira ijambo, kandi Mwami, ibyo ntabasha gusobanuza akanwa kanjye, wowe ubisobanuze mwuka wawe wera uri mu bakwizeye. Urakoze kukugira neza, tugusenze Mwami, twizeye izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Karibu bene data kuri uyu murongo w'ivugabutumwa. Nababwiraga ko mu cyigisho giheruka twabonye ko Daniyeli ibice 7 ku murongo wa mbere kugeza ku wa 8 hatubwira ku nzozi yarose akagiramo iyerekwa ry'ibikoko bine bitandukanye kandi biteye ubwoba n'amatsiko. Twabonye n'igikoko cy'intare ifite amababa, igikoko bise intare ifite amababa 2, ntabwo intare ntizigira amababa. Harimo igikoko Bibiliya yita idubu, aricyo bita urus mu rurimi rw'igifaransa, cyangwa se bear mu rurimi rw'icyongereza. Mu by'ukuri icyo gikoko cya urus cya bear bise idubu muri Bibiliya ntabwo kiba mu bihugu byacu bya Afurika. Ababa muri Afurika ntabwo bakizi, kereka barakibonye muri za filime cyangwa mu mashusho. Ariko ni igikoko kijya kumera nk'ingagi, uretse ko cyo gitungwa n'inyama, kandi ingagi burya yo itungwa n'ibyatsi. Igikoko cya gatatu twabonye mu isomo rishize rya Daniel ibice 7 ni igikoko cyasaga n'ingwe, ariko ifite imitwe 4 n'amababa 4. N'ikindi gikoko cya 4 twabonye, ari nacyo twarangijeho isomo riheruka, ku murongo wa 7 n'uwa 8. Kuri icyo gikoko cya 4, igikoko giteye ubwoba, hatubwira gutya ngo umurongo wa 7: hanyuma y'ibyo nitegereje mu byo neretswe nijoro, mbona igikoko cya 4 cyari giteye ubwoba, cy'ikinyamaboko n'imbaraga nyinshi cyane. Cyari gifite imikaka minini y'ibyuma, giconshomera ibintu, ibindi kikabimenagura, ibisigaye kikabisiribangisha amajanja yacyo. Ariko cyari gifite itandukaniro n'izindi nyamaswa zose zakibanjirije, kandi cyari gifite amahembe 10. Umurongo wa 8: ngitekereza kuri ayo mahembe, mbona muri yo hameze irindi hembe ritoya, maze 3 muri yo arakuka. Iryo hembe rito ryari rifite amaso nk'ay'umuntu n'akanwa kavugaga amagambo y'ubwirasi. Amen. Mu by'ukuri ibi tumaze gusoma, uwabyumva yagira ngo ni inzozi ziteye ubwoba, ariko ni ibintu umukozi w'Imana Daniel yeretswe, kandi bifite icyo byasobanuraga ku buryo bw'ubuhanuzi. Inyamaswa ya kane hari ibivugwaho bituma twemeza ko ihuye n'ubwami bwa 4. Twabonye muri cya gishusho cy'umuntu umwami Nabukadineza yeretswe mu nzozi, ubwo twigaga Daniel ibice 2. Igituma mvuga ko bihuye n'ubwo bwami bwa 4 ni impamvu nizi zikurikira. Impamvu ya mbere ni uko ubwo bwami bumira ubwami bwose bwabubanjirije. Ibi bikaba bishimangira ko ubu bwami ari bwo bukurikira ingoma y'Ubugereki. Icya kabiri, iyi nyamaswa ifite amenyo y'ibyuma, bikaba bitwibutsa ya maguru y'icyuma y'ubwami bwa 4 bwa cya gishushanyo twabonye.
indi mpamvu ya gatatu ni uko iki gikoko gifite amahembe 10 ahuje n'aya mano 10 ari ku maguru cyangwa se ku birenge by'ibyuma bya cya gishusho umwami Nabukodoneza yeretswe muri Daniyeli ibice 2. Icyakora iyerekwa rya Daniyeli ryo rifite akarusho. Iyerekwa Daniyeli yabonye muri Daniyeli ibice 7, dusoma muri Daniyeli ibice 7 bifite akarusho, kuko ubwami bwa kane bushushanywa n'iki gikoko kitagira ikindi twakigereranya nacyo. Mu nzozi za Nebukodoneza mu gice cya 2 nta busobanuro zitanga. Ntabwo bujya butubwira icyo ayo mano 10 yo ku birenge by'igishusho ahagarariye, ariko muri izi nzozi za Daniyeli ibice 7 Uwiteka afata umwanya wo kutubwira icyo amahembe 10 ashushanya. Tukivuga kuri ayo mahembe 10, hano tumaze kumva ko haje kwiyongeraho ihembe rya 11 ryaje ku mutwe wa cya kinyamaswa, cya gikoko giteye ubwoba, ritandukanye n'aya mbere, kandi ntabwo ryari ihembe risanzwe kuko ngo ryari rifite isura y'umuntu kandi rikavuga. Ngo iryo hembe ryavuganaga ubwirasi bukomeye, ni ukuvuga ko ryivugaga ibigwi ubwaryo aho kugira ngo rireke abandi bantu barizi baribona ubutwari barivuge. Ikindi kandi iyo hembe mu kuza kwaryo kwazanye no kurandura amahembe 3 muri aya yandi 10, aho amahembe 3 ntabwo yapfuye kuranduka gusa, birumvikana twabivuze ubushize, ahubwo rya hembe ryirata rikunda kwidoga no kwivuga ibigwi rigomba kuba ryarayakoreye urugomo abami 13 muri babandi 10, rigomba kuba ryarabishe, mbese ryarabakoreye ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bakavaho. Bituma rero hasigara amahembe 7 gusa, na rya hembe rindi rivutse irya 8. Kubera ko iki gikoko cya 4 ari nabwo bwami bwa 4 bwo muri ya ngengabihe ya calendrier y'isimburana ry'ingoma twabonye mu bice biheruka, iki gikoko cya 4 gikeneye ubusobanuro bwimbitse, akaba ari nayo mpamvu byabaye ngombwa ko tukigenera isomo ryihariye. Kuva ku murongo wa mbere w'iki gice cya 7 rero kugeza ku murongo wa 8, Daniyeli yeretswe ibikoko by'inkazi bitandukanye bikora ibikorwa byihariye kandi byiganjemo ubugome. Ariko guhera ku murongo wa 9, Uwiteka Imana ahita atwereka ko muri ibyo byose, muri uko gusimburana k'ubwami, ko atari indorerezi mubera mu isi, kabone n'ubwo twe twibwiraga ko yari acecetse. Ya defile y'ibikoko yaraje arayihagarika, nk'aho yaje akavuga ati twababonye mwidagaduye bihagije, noneho nanjye ndaje ndi Uwiteka. Ku murongo wa 9 haratubwira ngo nkomeza kwitegereza kugeza aho bakiriyeho intebe z'ubwami, haza umukuru nyir'ibihe byose aricara, imyambaro ye yasaga na shelegi, kandi umusatsi we wasaga n'ubwoya bw'intama bwera. Intebe y'ubwami bwe yasaga n'ibirimi by'umuriro, kandi inziga zayo zasaga n'umuriro ugurumana. Murongo wa 10, imbere ye haturukaga umuriro utemba nk'umugezi, abagaragu ibihumbi n'ibihumbi baramukoreraga, nuko imanza zirashingwa, ibitabo birabumburwa. Umurongo wa 11, uwo mwanya ndangarira ijwi rya hembe ryavugaga amagambo akomeye, nkomeza kwitegereza aho ya nyamaswa yiciye umubiri wayo ukarimburwa, igatabwa mu muriro igatwika. Umurongo wa 12, za nyamaswa zindi zinyaga ubutware bwazo, ariko zirekerwa ubugingo bwazo kugira ngo zimare igihe zategetswe kumara. Nk'uko byagenze muri cya gice cya 2 cya Daniyeli nkomeje kuvuga, ubwo Nabukodoneza yerekwaga cya gishusho kigizwe n'ibice 4 bitandukanye, noneho ibuye rikava ku musozi ritarimbura intoki z'umuntu, rikamenagura ibyuma n'imiringa n'ibumba n'ifeza n'izahabu byose byari bikozwe cya gishusho, kandi ko twabonye ko iryo buye rigereranya Kristo ubwo azagaruka bwa kabiri aje kwima ingoma. Na hano turabona uwo Bibiliya yise umukuru nyir'ibihe, the ancient of days, l'ancien des temps nk'uko Bibiliya zindi zimwita, aje kandi aganje. Yitwa umukuru nyir'ibihe kuko niwe ntangiriro n'iherezo, akaba nta gihe kigeze kibaho atari we ugishyizeho, kuko ibihe byose niwe wabiremye. Umurongo wa 9 utubwira iherezo rya za nyamaswa zose n'umwaduko w'ubundi bwami bushya. Ibi tubwirwa hano nabyo bihuye nuko tubwirwa iherezo ry'igishushanyo mu gice cya 2. Twabonye ko iryabuye nyine ryavuye ku musozi ritarimbuwe n'intoki, rikamenagura ibyuma byose byari bigize cya gishushanyo. Twabonye kandi ko iryo buye ryegereranya Kristo
ko ryaje rivuye mu ijuru rishushanya kugaruka kwa Kristo agarutse bwa kabiri aje kwima ingoma. Naho igishusho ubwacyo kigereranya ibihe by'abanyamahanga. Ubu bwami bwahereye kuva igihe Nebukadineza yigaruriraga Yerusalemu akajyana abana ba Isirayeli kw'iminyago i Babuloni, kugeza n'uyu munsi ariryo simburana ry'ibihe ryagiye ribaho. Isimburana ry'abami bo mu isi aribo twise ibihe by'abanyamahanga. Kubera ko ibihe by'abanyamahanga bizarangirana no kugaruka k'umwami Yesu Kristo aje gushyiraho ubwami bwe ku isi buzahoraho, ibi nibyo inzozi za Daniel zashakaga gushimangira. Inyamaswa ya kane hano, mu by'ukuri inyamaswa enye hano zihwanye n'ubwami bune bwo mu bihe by'abanyamahanga, kandi ku murongo wa 9 tuhasanga ibisobanuro bivuga ku kugaruka kwa Yesu n'ishyirwaho ry'ubwami bwa mbere. Tubwirwa ngo intebe z'ubwami zashyizweho, hanyuma umukuru nyir'ibihe aricara. Tumaze kubona ko umukuru nyir'ibihe ari Uwiteka wahozeho, uriho kandi uzahoraho, intangiriro n'iherezo. Imana Data yigaragaje nk'umucamanza, yaraje yigaragaza nk'umucamanza. Ibitabo birarambumburwa, birasa n'ibyo dusoma ndetse mu byahishuwe igice cya mbere. Ufite umwanya azanyarukire mu byahishuwe igice cya mbere umurongo wa 13 n'uwa 14, aho Yohana avuga kuri Yesu Kristo igihe yari yaramaze kwambara umubiri w'icyubahiro. Nubwo umukuru nyir'ibihe uvugwa hano muri Daniel ibice 7, tuzi neza ko ari Imana Data, naho mu byahishuwe uvugwa ko yagendaga hagati y'igitereko cy'amatabaza, akaba tuzi neza ko yari Imana Mwana Yesu Kristo. Ibyo ari byo byose ubutumwa bukubiyemo ni bumwe, nk'uko Yesu Kristo yabonekeye Yohana mu byahishuwe kugira ngo amusobanurire uko bizamera mu gihe cy'imperuka, n'inzozi Daniel yakiriye nibwo butumwa buri muri iki gice. Ubutumwa bwombi rero ni kimwe, bavuga ku kintu kimwe. Daniel yeretswe igisa n'icyumba cy'urukiko. Uwiteka Imana ari we wicaye ku ntebe nk'umucamanza mukuru, kandi intebe ye isa n'ibirimi by'umuriro. Kuba intebe y'Uwiteka yarasaga n'ibirimi by'umuriro yicaye ari guca imanza, bisobanura ko urubanza rw'Uwiteka rugomba kwejesha abaciriweho urubanza gucishwa mu muriro, kugira ngo umuriro ugaragaze ibikorwa bifatika, naho ibindi byose bidashimwa n'Uwiteka bihinduke umuyonga, nk'uko tubibona mu Bakorinto ba mbere ibice 3. Imbere y'intebe y'imanza y'Uwiteka kandi tubona ko yari igaragagiwe n'ibihumbi n'ibihumbagiza by'abamarayika bakorera Uwiteka, ariko indi mbaga y'abantu bigaragara ko ari abantu bo mu isi yose bari baje, ari abakomeye ari n'aboroheje, bari bakoranirijwe aho ngaho baje gucishwa mu muriro w'urubanza rw'Uwiteka. Ku murongo wa 10 w'igice cya Daniel ibice 7 haratubwira ngo urukiko rujyamo, ibitabo birabumburwa. Ndagira ngo twitondere hano tutavaho tunanirwa kumva neza icyo Umwuka Wera ashaka kutubwira mu byo Daniel yeretswe hano. Yeretswe uko ingoma zo mu isi zizagenda zisimburana, abami bakaza bagaha abandi, ikiremwa muntu kikidagadura mu bwami cyita ko gikomeye, abami bakaza bahatana barushanwa gukomera no kuyobora isi, ariko amaherezo umunsi uragera, umunsi uzagera, bose bazaze bahagarare imbere y'umucamanza mukuru. Aha niho Daniel agera kongera kamera nk'utunze kamera kuri cya gikoko cya 4. Umurongo wa 11 haravuga ngo ndakomeza ndareba, nibaza ku magambo y'ubwirasi rya hembe ryakomezaga kuvuga. Nuko ngiye kubona mbona cya gikoko cya 4 barakishe, bakijugunya mu muriro ugurubana. Umurongo wa 12 bya bikoko bindi byamburwa ububasha rwabyo, ariko byongererwa iminsi yo kubaho kumara igihe byateganijwe. Nkomeza kwitegereza ibyo neretswe, mbona usa n'umwana w'umuntu aje ku bicu byo ku ijuru, mbona agana ku mukuru nyir'ibihe byose, mbona agana wa mukuru nyir'ibihe byose aho yari ari, baramumushyikiriza. Nuko habwa ubutwari n'icyubahiro n'ubwami, kugira ngo abantu b'amoko yose n'ab'amahanga yose n'abavuga indimi zose bamuyoboke bamukorere. Ubutware bwe ni ubutware bw'iteka ryose butazashira, kandi ubwami bwe ni ubwami butazakurwaho. Amen. Mu mirongo
ibanza umunani ibanza y'igice cya karindwi twabwiwe ko ibikoko bine bitandukanye kandi buri cyose gifite umwihariko wacyo mu gutera ubwoba. Ku murongo wa cyenda n'uwa cumi Daniyeli yerekwa iherezo rya byose, kuko isi yose yakoranijwe imbere y'intebe y'imanza y'Imana. Ni nk'aho Daniyeli yaratangiye kwibaza ati ese byagenze gute ko naherukaga abana b'abantu ari bo basimburanwaga mu gufata umwanya wo hejuru no kugira ijambo, byagenze gute? Nibwo Uwiteka yaje akabwira Daniyeli ati reka nkubwire rero uko bizagendekera iriya nyamaswa muntu ubona yishyira hejuru, nimara kwishyira hejuru birengeje urugero bikageza mbese aho biba agasomborotso, igihe nageneye kikagera igatangira no gutoteza ubwoko bwanjye. Mu minsi ya kiriya gikoko cya kane weretswe n'Uwiteka arimo kubwira Daniyeli, nicyo gikoko cya nyuma, nibwo ubwami bwa nyuma, ubwami bw'abantu Uwiteka abugereranya n'ibikoko. Nzohereza umwana wanjye, ibi byose wabonye abisese, ashyiraho ubwami buvuye kuri njyewe Uwiteka, ubwami buvuye mu ijuru. Dusoma ku murongo wa 13 havuga ngo mbona usa n'umwana w'umuntu aje ku bicu byo mu ijuru. Iri jambo umwana w'umuntu ni ijambo Yesu Kristo ubwe yakunze gukoresha yivuga uwo ari we. Ibihe byose Yesu Kristo yiyitaga umwana w'umuntu, burya umwana w'umuntu azakora bibi, umwana w'umuntu agiye kugambanirwa, yabaga adutungira agatoki kuri Daniyeli ibice 7 avuga ati hariya ni njye wavugwaga, kuko ninjye uzazana impinduka izavanaho ingoma n'ubwami bwo mu isi, nkabusimbuza ubwami buturutse ku mukuru nyir'ibihe. Ninjye uvugwa ko nzaza ku bicu byo mu ijuru kandi byose bikosorwe. Ninjye uvugwa hariya muri Daniyeli. Ninjye mwana w'umuntu uzaza guhabwa ubutware n'icyubahiro n'ubwami, kugira ngo abantu b'amoko yose n'ab'amahanga yose n'abavuga indimi izo ari zo zose banyoboke kandi bankorere ibihe byose bidashira. Yesu Kristo niwe mwana w'umuntu uvugwa muri Daniyeli ibice 7, ko azaza agahangamura rya hembe rizaza rikiyishyira hejuru rivuga amagambo y'ubwirasi, na cya gikoko cya kane kikajugunywa mu muriro ugurumana. Amen. Umurongo wa 15 aratubwira uti yewe Daniyeli, ibyo neretswe bintera agahinda mu mutima, birambabaza cyane. Nuko negera umwe mu bari bahagaze aho, umusaba kunsobanurira ukuri kw'ibyo neretswe byose. Arabinsobanurira amenyesha icyo bivuga, ati bya bikoko binini uko ari bine bishushanya ubwami bune buzashingwa ku isi. Twigeze kuvuga ko tugomba kureka Bibiliya akaba ariyo yisobanura. Noneho hano ku murongo wa 17 Uwiteka Bibiliya ije kudusobanurira bya bikoko bine. Umurongo wa 17 bya bikoko binini uko ari bine bishushanya ubwami bune buzashingwa ku isi. Ariko amaherezo intore z'isumba byose, ni ukuvuga bemeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, cyangwa se abizeye Imana Jehova, zizagabirwa ubwo bwami kandi zizabuhorana iteka ryose. Daniyeli amaze kwereka ibyo byose, icyo yahise gikurikiraho nuko yagize intimba mu mutima. Umuntu akaba yakwibaza ese intimba ni kuki yagize intimba mu mutima, yitewe n'iki? Birashoboka ko muri iryo yerekwa Daniyeli yabonye cya gikoko cya kane, kimwe twabonye ko giteye ubwoba, kirimo kurwanya ubwoko bw'Imana. Birashoboka ko yitegereje ububabare ubwoko bw'abana b'Imana bugomba kuzanyuramo no kwihanganira mu bihe bizabanziriza ukugaruka kwa Mesiya, kugeza igihe Mesiya azazira gushinga ubwami bwe, akareba imibabaro yose ikamubabaza. Ariko ku murongo wa 17 yavuze nta kubica ku ruhande ko biriya bikoko bine bishushanya abami bane bizaduka mu isi. Ni ukuvuga ko ibyo bikoko ari ubwami bune buzakurikirana bushushanya ingoma. Twabibonye, ingoma ya Babuloni yahise, ingoma y'Abamedi n'Abaperisi yarangiye, ingoma y'Abagereki yarangiye, ingoma y'Abaroma. Ariko umurongo wa 18 ukatubwira ko ibyo byose bizagera igihe bikavanwaho, igihe abera bisumba byose bazahabwa ubwami. Aha rero haratuma twibaza tutese ko twabonye ubwami bwa kane bugereranywa na cya gikoko gifite ishusho yacyo yihariye ari ubwami, niko twabonye ko ari ubwami bw'ingoma y'Abaroma, kandi tukaba tuzi ko ingoma y'Abaroma yarangiye kera cyane, hashize imyaka hafi 1500. None se kuva icyo gihe twavuga ko intore z'isumba byose
abizeye Yesu nk'umwami n'umukiza wabo, abakunda Yehova bamuyobotse. Tuvuge ko kuva ubwami bw'Abaroma tuzi mu mateka ko intore noneho zagabiwe ubwami zikaba ziyoboranye na Kristo nk'uko Bibiliya bitubwiye. Ndagira ngo mbabwire ko hari bene data muri Kristo, ndabita bene data kubera ko rwose babikora ari abantu bizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wabo. Ariko harimo bamwe bemeza ko kuva Kristo yaza bwa mbere agapfa akazuka agasubira mu ijuru, abamwakiriye bose kuva icyo gihe buriya ngo bimanye nawe, ngo ku buryo bw'umwuka ubu nibo bayoboye isi. Ariko uburyo Bibiliya bivuga bigaragara ko ubwami buzasimbura ubwami bwa kane atari ubuyobozi bwo mu buryo bw'umwuka, ahubwo ko ari ubwami n'ubutware bubonekera amaso, bugahindukira imigendekere y'ibyo tubona muri iyi si muri iki gihe. Iyi si ikaba isi y'amahoro, ikaba isi y'urukundo rusakaye mu bantu, kubaha Imana bigakoranwa mu munezero atari gukorera ijisho. Uyu munsi wa none mumbwire niba isi turimo ariko imeze, mumbwire niba twari twagera no kuri kimwe cy'igihumbi cy'urwo rugero Uwiteka duhishurira muri bwa buhanuzi bwa Daniyeli. Igisa n'urujijo muri aya magambo nicyo gituma duhamya ko mu minsi y'imperuka, mu bihe bibanziriza ukugaruka kwa Yesu Kristo, hazabaho igisa no kwiyuburura cyahoze ari ingoma y'Abaroma. Ibi Daniyeli yeretswe muri iki gice cya 7 bihuye n'ibiri muri za nzozi Nebukadineza nanone dusanga mu gice cya 2. Inyamaswa enye zerekana ubwami bune bwo mu bihe by'abanyamahanga, ariko ubwami bwa kane ari nabwo bwa nyuma butandukanye n'ubundi butatu bwabubanjirije kuko mu maherezo yabwo harimo ibintu bidasanzwe. Ubwo bwami ni ubwami bw'Abaroma, ariko n'ingoma y'Abaroma yivuguruye. Harimo ikimenyetso cyihariye cy'umubare 10. Muri ubwo bwami harimo ubwami bwa nyuma harimo ikimenyetso cyihariye cy'umubare 10, kuko muri iki gice cya 7 uyu mubare 10 ukubiyemo ibimenyetso byinshi kandi byihariye kuruta ibyo twabonye mu gice cya 2, kuko hiyongeramo n'umubare wa 11 ushushanya umuntu w'umwirasi kandi uzi kwivuga ibigwi, ku buryo ndetse ageze ubwo ahangana na ba bami 10, ba bandi 10, kandi ibyo bikaba mu gihe gito. Ubwo bwami bwa kane buzaba icyo gihe, ubwo bwami bwa kane nyine buzaba burimo gusukwaho umujinya w'Imana. Na Daniyeli ubwo yahise amenya uko izo nzozi zikuyemo ubutumwa bwihariye, ubutumwa budasanzwe, kuko n'igihe yari akiri muri izo ndoto avuga ko yegereye uwo yabonaga bari kumwe muri iryo yerekwa, amusaba kumusobanurira. Ubundi twari tumenyereye ko ubusanzwe Daniyeli ari wari usanganywe ubuhanga bwo gusobanura inzozi, ariko muri izi nzozi niwe wari ukeneye ko asobanurirwa. Ntabwo tubwirwa uwo Daniyeli yasabye kumusobanurira uwo ari we, nyamara dukurikije ibyo dusoma mu bice byakurikiyeho byo muri iki gitabo, dushobora guhamya ko ari marayika w'Imana, the angel of the Lord, l'ange de l'Éternel, kandi ibisobanuro atanga birahamya nuko twabisobanuye mu mirongo ibanza, birahamanya. Iyi nyamaswa enye zisobanura ubwami bune, ari nabwo bwa bwami twaganiriyeho mu gice cya 2. Ubwami bwa nyuma buhwanye n'ubwami buzashyirwaho n'Uwiteka kugira ngo bugenge isi nyuma y'irangira ry'ubwami bune bwo mu bihe by'abanyamahanga. Cya gikoko cya kane cyakomeje kubera Daniyeli urujijo. Icya gikoko kidafite ikindi kintu gisa nacyo cyarakomeje kimubuza amahoro pe. Kandi uko niko Uwiteka yari yabishatse, kugira ngo ubutumwa yifuza kunyuza kuri Daniyeli busobanurwe. Yamuteje amatsiko yo gushaka kumenya icyo gikoko cya kane icyo ari cyo. Daniyeli yifuje kumenya iby'ayo mahembe 10, ariko cyane cyane ibya rya hembe rya 11 ryaje gushibuka hagati muri ya mahembe 10. Umurongo wa 19 uratubwira ngo, nuko nshaka gusobanukirwa ukuri kwerekeye igikoko cya kane cyari gitandukanye rwose n'ibindi uko ari bitatu, cyari gikanganye cyane kandi gifite n'imikaka y'icyuma n'inzara z'umuringa. Daniyeli arongera abisubiyemo, ariyo cyaconshomeraga ibintu kikabimenagura ibisigaye kikabisiribangisha amajanja yacyo.
nashatse kandi gusobanukirwa ibyerekeye amahembe 10 cyari gifite ku mutwe n'ibyerekeye irindi hembe ryahameze, maze andi atatu akarandurwa, ariyo rya hembe ryari rifite amaso n'akanwa kavuga amagambo y'ubwirasi, kandi ryasaga n'irirusha ayandi ubuhangange. Umurongo wa 21, Daniyeli ibice 7, umurongo wa 21. Nkomeje kureba mbona iryo hembe rirwanya intore z'Imana rigiye kuzitsinda, kugeza aho umukuru nyir'ibihe byose yaziye agatsindishiriza intore ze, arazirenganura, igihe kigeze zima ingoma. Ku buryo burambuye Daniyeli atubwira ibya ririya hembe rya 11, ihembe rihora n'ubwishongozi no kwivuga ibigwi, akongeraho ko ryarwanije abera. Iyo Bibiliya ivuze abera, the saints, les saints de l'Éternel, ntabwo biba bishatse kuvuga umuntu udasanzwe cyangwa umuntu ukora ibidasanzwe kurusha abandi. Ijambo abera muri Bibiliya mu byanditswe byera ryerekeza ku bantu abo ari bo bose bizera Kristo nk'umwami n'umukiza wabo. Abera ni abakijijwe, abera ni abavutse ubwa kabiri. Uzi wese ko yakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza ni uwera, c'est un saint, he is holy. Daniyeli yeretswe ko ku mpera cyangwa mu gihe cy'amarembera ya bya bihe twise ibihe by'abanyamahanga, ihembe rya 11 ryagerageje kumaraho abizera. Daniyeli avuga kandi ko iryo hembe ryabigezeho, ni ukuvuga ihembe rya 11 ryakoreye abizera icyo twakwita muri ibi bihe ryabakoreye jenoside mu by'ukuri. Ariko ibyo ntabwo byamaze igihe kinini, kuko umukuru nyir'ibihe yahise aza arabarenganura. Nk'uko Daniyeli abisobanura, abera b'Uwiteka harimo n'abari baramaze kwicwa na rya hembe rya 11 bahise baragwa ubwami bwo ku isi. Mu yandi magambo, abishwe n'ihembe rya 11 bongeye kubaho kandi mu mibereho yabo bagabirwa ubwami. Inyamaswa ya kane n'ihembe rya hembe rya 11 bari bararwaniriye ubwo bwami, ariko baza kubura bugabirwa abera. Ihembe rya 11 rero rishobora kuba ryaratsinze ingamba nyinshi rirwanya abera b'Uwiteka, ariko amaherezo intambara yose rirayitsindwa. Il a gagné les batailles, mais il a perdu la guerre. Abera n'umwami wabo Yesu Kristo nibo begukanye intsinzi, nibo bazegukana intsinzi, niko Bibiliya itubwira. Abera bazatotezwa ariko ntabwo bazaneshwa, bazicwa ariko mu muzuko wawo bazaragwa ubwami. Iyi mirongo ikurikira rero iratwinjiza mu butumwa nyamukuru bwo muri iki gice cya 7, aho marayika aha Daniyeli ibisobanuro by'ibyo yari amaze kwerekwa. Kuko ku murongo wa 23 turasoma ngo, nuko wa wundi arambwira ngo, igikoko cya 4 gishushanya ubwami bwa 4 buzaba buri ku isi butameze nk'ubundi bwose, buzigarurira isi yose, buri bate abayituye bubarimbure. Turabyumvise, igikoko cya 4 gishushanya ubwami bwa 4 buzaba buri ku isi butameze nk'ubundi bwose, buzigarurira isi yose, buri bate abayituye bubarimbure. Umurongo wa 24, ya mahembe 10 yo ashushanya abami 10 bazategeka ubwo bwami. Nyuma yaho hazabaho undi mwami uzaba atameze nk'abamubanjirije, maze atsinde 3 muri bo. Niwe uzavuga ibyo kugomera isumba byose, kandi azatoteza intore zayo. Azafata umugambi wo guhindura ibihe n'amategeko byayo y'Uwiteka, kandi bizarekerwa mu maboko ye kugeza aho igihe n'ibihe n'igice cy'igihe bizashirira. Amaherezo ariko urukiko rw'Imana ruzajyaho rumwambura ubutegetsi, maze butsembwe burundu. Maze ubwami n'ubutware n'icyubahiro cy'ubwami bwose buri munsi y'ijuru bizahabwa ubwoko bw'abera bisumba byose. Ubwami bwayo ni ubwami buzahoraho iteka, kandi ubutware bwose buzajya buyikorera uyumvire. Amen. Bene data, iyi mirongo tumaze gusoma ni imirongo
ikomeye cyane, ni imirongo idusobanurira ibintu abantu benshi bakunze kujyaho impaka, kandi nyamara usomye kiriya gikoko, usomye biriya bikoko uko ari bine, ukaza kureba kiriya gikoko cya nyuma n'amahembe yacyo, na ririya hembe rito rya cumi na gatatu rya cumi na rimwe ryaje rikavanaho andi mahembe atatu, iyo ugeze muri Daniyeli ibice birindwi umurongo wa 23 kugeza ku wa 27, byose Mwuka Wera atubwira icyo bisobanuye, tutiriwe tujya izindi mpaka zacyo turwane. Ubushakashatsi ku by'amateka y'abami bo ku isi bwarakozwe kugeza uyu munsi, namwe ubwanyu mushobora kwikorera ubushakashatsi. Nta hantu na hamwe muzasanga mu mateka y'ubwami bw'Abaroma, aribwo bwami bwa kane mu by'ukuri bushushanywa na cya gishushanyo, nta namwe muzabona mu bwami bw'Abaroma higeze kubaho ishyirahamwe ry'abami 10 bategekeye rimwe mu gihe kimwe. Abantu bose bakunze kuvuga abami 10 b'Abaroma bakagerageza ngo ni ba Nero, aba n'aba bavuga ukuntu bagiye basimburana, ariko hano batubwira ko abami 10, amahembe 10 ahagarariye amahembe 10 bazategekera igihe kimwe. Nibiba ngombwa ku buryo bugaragara atari ku buryo bw'umwuka, nk'uko hari abashaka kubifata gutyo, iryo shyirahamwe riracyategerejwe mu bihe biri imbere, kuko ntaho tujye tubona abami 10 haba i Roma, haba mu cyasimbuye Roma, haba ndewe n'uyu munsi nta hantu turabona abami 10 bategekera igihe kimwe. Ni nayo mpamvu haba mu gice cya 2 cya Daniyeli, haba no muri iki gice cya 7 aricyo kiriho uyu munsi, ubu bwami bwa kane bivugwa neza ko bugomba kuba butandukanye n'ubundi bwami bwose bwabubanjirije. Impamvu ni uko butazaba butuwe n'abantu bumva koko ko bagize igihugu kimwe. Bwatangiye ari nk'ingoma y'Abaroma, kandi nayo ubwayo igenda inyura mu byiciro bitandukanye, ariko amaherezo icikamo ibice bikajya bigenda bigerageza kwiyunga. Ndavuga ingoma y'Abaroma ya kera, hacize nk'ibice bikajya bigerageza kwiyunga bakoresheje amasezerano aturutse mu masano yo gushyingirana. Ibyo nibyo dusoma mu mateka hagati y'abami bagize ibyo bihugu, no mu binyejana byakurikiye niko byagenze. Yewe no muri iki gihe turimo, muri ibi bihe bya hafi, ubwo buryo bwo kubaho hakurikijwe ibyo bita za alliance, ibyo bihugu bigendera mu mahame ya demokarasi, icyo kigare cy'ibihugu byiyitirira ko ari byo byubahiriza demokarasi kurusha ibindi, ugasanga ari ibihugu bivuga ko ari inshuti, ko byumvikana, ni nk'aho aribwo bwami bwa kane buri kuri iyi si, kandi bugakoresha ububasha bwabwo mu kugenzura Yerusalemu, mu kuribata Yerusalemu nk'uko twayibonye, mu kurwanira gukontorora Yerusalemu no kwigarurira Abayuda. Ku bw'ibyo rero ntituzatakaza umwanya wacu dushakisha igihugu cyo mu iyi si cyaba cyujuje ibisa n'ibyavuzwe hano, ngo tuvuge ngo kiriya gihugu ngo nicyo kiriya gikoko, kuko nta kirabaho kugeza ubu. Nyamara kandi ikibabaje ni uko iri ni rimwe mu makosa abagerageza kwigisha no gusobanura ku buhanuzi bwo mu bihe bya nyuma bakunze gukora, bashakisha mu bihugu biriho muri iyi si muri iki gihe ku isi, bagashaka igihugu gihuye na buriya bwami bwa kane buvugwa muri Daniyeli 7, igihugu gifite amahembe 10, igihugu kivuga kidoga, ariko igihe icyo gihugu kidahuje n'ibyo bivugwa ngo kibe ari ishyirahamwe ry'ibwami 10 bategekera icyarimwe, hanyuma akazavukamo umwe akavanamo 3 akabica, hanyuma akazamuka ndetse akaba ari we ufata la preeminence, akaba ari uwo nyambere. Ibyo tuzaba dushaka byose ntabwo bizaba bihuje n'ibyo dusoma hariya muri Daniyeli ibice 7. Hari abantu bitwa aba amillennialiste, ni abatemera ko hazabaho ubwami bwa Kristo bw'imyaka 1000 ku isi, bakaba bavuga ko ubwo bwami uyu munsi tuburimo. Abo ni aba brother, ni abene data muri Kristo, ariko ukuntu basobanura ibihe bya nyuma ntabwo tubyumvikanaho. Abaminaliste rero bakunze gukora iri kosa, bakemeza ko ubwami bwa kane nta wundi uretse Roma yo hambere, ku buryo bavuga ko nyuma y'aho the Roman Empire, l'Empire Romain yarangiranye na bya bihe tw'isi by'ibihe by'abanyamahanga nabyo byararangiye, maze ngo duhita twinjira mu bwami bwa Kristo ku buryo bw'umwuka.
ariko iyo myumvire kandi iyo myumvire niyo ibatera kwemeza ko tugomba kuba ubu turi mu bwami muri bwa bwami bwasezeranijwe dusoma muri Daniyeli. Twifashishije ibyanditswe byera muri rusange tubona ko iyo myumvire y'abamilenaristi idahwitse na gato, kuko niba tuvuze ko ubwami bwa kane buvugwa bwarangiranye na Empire Romain na Roman Empire dusanzwe tuzi, tugomba kugaragaza aho Empire Romain yari itandukaniye n'umwihariko ku buryo bw'umwihariko n'ubundi bwami bwayibanjirije, kuko baravuga ngo bavaho tuvuga ko ubwami bwa nyuma buzaba butandukanye n'ubundi. Kandi umwitangirizwa marayika duha ku murongo wa 23 w'ibice 7 bya Daniyeli w'iki gice nyine no muri cya gice cya kabiri, ndetse ni uko tugomba kwitega ubwami budafite aho buhuriye, bidafite aho busa na gato n'ubwami bwose bwabayeho ku isi. Ku murongo wa 24 wa Daniyeli ibice 7 marayika atangira atubwira iby'amahembe 10, akavuga ko buri hembe rishushanya ubwami mu bami 10 buzavuka mu bwami bwa kane. Ayo mahembe 10 cyangwa ubwo bwami 10 buzabaho mu gihe kimwe, nk'uko muri cya gishusho cyo muri Daniyeli ya kabiri ubwami bwa kane burangira bushushanywa n'amano 10 ari kumwe. Nibyo koko guhera ku mwaduko w'ingoma y'Abaroma twinjiye mu bwami bwa kane, ariko tugomba kwemeranya ko kugeza uyu munsi tutari twabona abategetsi cyangwa abami 10 bayoborera hamwe bakurikije amasezerano bagiranye, bakayobora igihugu kigizwe n'ibihugu byinshi byiyunze byishyize hamwe. Niyo mpamvu twemeza ko ubu buhanuzi bw'abami 10 bazishyira hamwe bakayoborera icyarimwe nubwo mu myaka iri imbere turimo gukozaho intoki, ariko ntabwo turabugeraho. Abo rero bene data b'abamilenariste bagerageza gusobanura ko bariya bami 10 ari ba Kayizari 10 bakurikiranye mu kuyobora Empire Romain. Nubwo hari ibibazo byinshi bijyanye n'ibyo bisobanuro, ikibazo cy'ingenzi ni uko iki kimenyetso cy'amahembe 10 kivuga abami 10 gisaba ko abo bami 10 bagomba kuba bari ku ngoma mu gihe kimwe, kandi ibyo ntabyo twigeze tubona mu mateka kugeza uyu munsi. Ibyo bikaba bikomeza gushimangira ko ubwo ari ubuhanuzi tugitegereje. Nizeye ko ibi bisobanuro ntanze nkeneye commentaire, ariko nizeye ko ibi bisobanuro tubonye hano ko byumvikana. Umumarayika yakomeje ku murongo wa 24 asobanurira Daniyeli rya hembe ridasanzwe rya 11, akavuga ko iryo hembe ryashibutse ku yandi nyuma naryo ni umutegetsi ariko utameze nk'abandi. Uburyo umutegetsi atandukanye n'abandi tuzabibona ku buryo burambuye ubwo tuziga Daniyeli ibice 9 na Daniyeli igice cya 11. Ibindi bisobanuro kuri uwo mwami udasanzwe ushushanywa na rya hembe rifite akanwa kavugana ubwishongozi n'ubwirasi tubisanga birambuye nanone mu isezerano rishya, cyane cyane mu gitabo cy'ibyahishuwe. Gusa icyo marayika duhishurira hano ni uko iryo hembe rizigaranzura kandi rihirike abami 3 muri ba bandi 10, bikaba byongera gushimangira ko abo bami 10 bazabaho mu gihe kimwe, nk'uko bivugwa ko 3 muri bo bavanweho na wa wundi wa 11 waje ari inzaduka. Muri Bibiliya ikoresha ijambo ngo azanesha, ryashoboraga guhinduka ngo azacisha bugufi. Niba umwami wa 11 azaza agakombora bariya 3 bonyine akarekeraho 7 basigaye, birashoboka ko ari ukubera ko abo 7 bazaba bemeye kumukorera, bazaba bemeye amatwara ye, ntabwo uzaba yagerageje kumurwanya. Bazaza babwira uko bagomba kubigenza, bo bamwakira nta yandi mananiza, ariko abo 3 bazagerageza kumurwanya azabavanaho. Umwami wa 11 rero namara kumva ko afite imbaraga zihagije, azatangiza intambara yo kurwanya abana b'Imana, abera b'Imana. Muri icyo gihe rero ni muri icyo gihe twavuga ko azagerageza guhindura ibihe n'amategeko. Nubwo aya magambo ngo guhindura ibihe n'amategeko bidasobanutse kubera ko nta bindi bisobanuro byayo dusanga muri Bibiliya, ugerageje kubishaka ntabwo birimo, dushobora kugendekereza tukumva icyo Bibiliya yashatse kuvuga. Guhindura ibihe byerekana gukora impinduka kuri kalendari
guhindura ibihe n'amategeko. Iyi karandari tugenderaho ubu, twibuke ko iyi karandari tugenderaho yacu ishingiye ku kuza kwa mbere kwa Yesu Kristo. Ubu turi mu mwaka w'ibihumbi 2024 nyuma ya Yesu Kristo. Dukomeje kuvuga ngo umwaka uyu n'uyu mbere ya Yesu Kristo. Kuba tuza tukashyiramo Yesu Kristo muri kalendari yacu birya abarwanya Yesu Kristo. Ariyo mpamvu byumvikana ko umuntu urwanya Imana, urwanya Yesu Kristo azagerageza guhindura ikirangaminsi cyangwa se ingengabihe cyubahisha umwana wayo. Ku bijyanye rero no guhindura amategeko, bisa nkaho bifitanye isano no kurwanya abera. Birashoboka ko azabuza abera kongera kuvuga no gusenga mu izina rya Yesu Kristo, cyangwa ko akazategeka abiyita abakristo bose ko bagomba kwicwa. Tuzabona icyo bishaka kuvuga neza nitugera mu gitabo cy'ibyahishuwe. Abazaba ubwo ndabararikira kuzategereza igihe tuzaba turangije iki gitabo cya Daniyeli, kuko tuzahita twiga igitabo cy'ibyahishuwe. Marayika akomeza avuga ko uwo mwami ushushanywa n'ihembe rya 11 azagumana ubwo bushobozi mu gihe kingana n'igihe n'ibihe n'igice cy'igihe. Iri naryo ni ijambo rikunze kugaruka muri Bibiliya. Amagambo ngo igihe n'ibihe n'igice cy'igihe ni imvugo imenyerewe cyane ku bantu biga ibitabo by'ubuhanuzi, cyane cyane ubuhanuzi buvuga ku kugaruka kwa Yesu Kristo. Kandi no mu bitabo tuzabigeraho mu gitabo cy'ibyahishuwe naho, ariko no muri Daniyeli turongera tukabigarukaho. Ni uburyo bw'amarenga, bwo kuvuga umubare w'imyaka. Ijambo igihe bikaba bisobanura inshuro imwe cyangwa umubare rimwe cyangwa umwaka umwe. Ibihe rikavuga inshuro ebyiri cyangwa umubare kabiri, naho igice cy'igihe bigasobanura nyine kimwe cya kabiri cy'umubare rimwe. Mu gitabo cy'ibyahishuwe naho hari aho dusanga bavuga ku minsi y'umwami w'umugome. Uwo mwami w'umugome ariyo ririya hembe turimo kuvuga, hadusobanurira ko aya magambo yo muri Daniyeli, igihe n'ibihe n'igice cy'igihe, asobanura igihe cy'imyaka 3 n'igice. Ibi tuzabisanga muri Daniyeli. Iryo hembe rya 11 rero rizamara igihe cy'imyaka 3 n'igice ritegeka ryidegembya ku isi, kandi ritoteza uwo ari we wese uzaba yubaha Yesu Kristo, umwami wacu Yesu Kristo, akanamuramya. Ibi nibyo Daniyeli yashakaga kuvuga rero ubwo yavugaga ko ubwami bwahawe igihe gito, igihe cy'inyongezo. Umukuru nyir'ibihe azaba yaramaze kwicara kugira ngo ace imanza, kandi yaramaze no kwemeza ibihano. Ariko uyu mwami wa 11 ari we ririya hembe rivuga n'ubwirasi, azaba yemerewe kubaho no gukomeza ibikorwa bye by'ubugome mu gihe gito, nubwo iminsi y'izaba yaramaze gushyirwaho akadomo n'igihano azahabwa kizaba cyararangije kwemezwa. Mu gusoza rero, marayika avuga ko uwo mwami w'umugome azanyagwa, akarimburwa burundu, maze ubwami n'ubutware n'icyubahiro cy'ubwami bwose buri munsi y'ijuru bigahabwa ubwoko bw'abera bisumba byose. Ubwo nibwo bwami tuzabanamo n'umwami wacu Yesu Kristo, tumuramya kandi tumukorera. Mbere yo kurangiza bene data, reka tugereranye ubuhanuzi dusanga muri gice cya 7 n'ibiri mu gice cya 13 cy'igitabo cy'ibyahishuwe. Mu byahishuwe 13 tubwira ko mu isi hazaduka umutegetsi w'isi uzaza. Uwo mutegetsi Bibiliya imwita inyamaswa, uzigarurira isi yose. Igice cya 3 noneho umurongo wa 28 haratubwira ngo ayo magambo agarukiye aha. Ariko njyewe Daniyeli, ibyo neretswe byampangaritse umutima cyane, bituma mu maso hanjye hahinduka ukundi, ariko mbika iryo jambo mu mutima wanjye. Daniyeli yamaze kwereka ibi byose bimuza amahoro, bituma ibitekerezo bye byivanga, akomeza kwibaza, bimurwaniramo. Umuntu akibaza ati ese yabitewe n'iki? Impamvu ya mbere ni uko Daniyeli yemeraga ko ibyo abonye bizabaho, ko yeretswe Kristo aza akima ingoma, abera b'Uwiteka bakimana nawe. Yabonye isi yose ihagaze imbere y'intebe y'imanza y'Uwiteka, ibitabo birabumburwa, buri wese acirwa urubanza hakurikijwe ibyo byose ibyo yakoze. Kubona ibyo bintu
ukabibona nka filime inyura imbere yawe, nta kuntu bitagutera kwibaza, kumanjirwa, uyireba ibikubera iruhande ukabona ko icyo gihe nacyo kizaza, nta kuntu bitagutera kwibaza. Ariko icyiza gishimishije ni uko umwana w'umuntu akaba n'umwana w'Imana, umwami wacu Yesu Kristo, wasezeranije ko azaza mu bwiza bwe n'imbaraga, yaduteganirije kwitegura uwo munsi ukomeye w'urubanza. Yesu Kristo yararebye ati, ndabizi ko uriya munsi nta n'umwe wasawurokoka, kuko bose mwese ndabazi muracumura, none reka nishyireho ibicumuro byanyu, nintabikora bose bazacirirwaho urubanza, biriya bitabo bizabumburirwa, kandi nta n'umwe nibamara gucishwa mu muriro, nta n'umwe uzagaragara ko ari uwera, ariko ngiye kwishyiraho urubanza rwabo. Abazanyemera bose bazaze tubane ubuziraherezo. Ibyo ni byo Yesu Kristo yakoze ku musaraba. Yaritanze kugira ngo twebwe abanyabyaha tuzabone ubugingo bw'iteka ryose. Uwo niwe uzagaruka nk'uko yabivuze. Ubwa mbere yaraje kugira ngo aduhe integuza yo kwakira imbabazi ze, zituvaneho ikimwaro n'ipfunwe ryo gucibwaho urubanza, kandi azagaruka bwa kabiri aje gushyiraho ubwami butazashira, aje gushyira ibintu mu buryo, kuko Yesu Kristo ni Imana, akaba n'umwami utabasha gutera ubutabera umugongo. Kugira ngo adatera ubutabera umugongo, abamwizeye yabacunguje amaraso ye, bahabwa gukiranirwa, bambika gukiranuka kwe. Nicyo gituma adashobora kureka guhana abanyakibi n'ibibi byabo bitatangiwe impongano. Yesu Kristo ni umwami w'imbabazi, ni umwami w'urukundo, ni umwami udukunda. Yashyizeho igihano, ariko ashyiraho nuko twirinda igihano, ashyiraho nuko abamwizera bagomba kurinda igihano, kandi ubwo azagaruka abamwizeye tuzanezezwa no kumusanganira. Haleluya! Uwiteka ahabwe icyubahiro. Bene data, ndagira ngo dusenge twese. Yesu Kristo ni cya gitare kizava ku musozi, nta ntoki zikivanyeho, kikaza kikamenagura ubwami bwose, kikashyira hasi abibona bose. Ariko twebwe tumwihishemo, nta mujinya uzatugeraho. Habwa icyubahiro Yesu Kristo. Mwihishemo Yesu. Mwami, kora ku mitima y'abatarakumenya, baze bakwihishemo, kugira ngo umujinya wawe, kuko umujinya uzaza byanze bikunze, utazabatsemba bagatandukana nawe ubuziraherezo. Habwa icyubahiro Mwami. Habwa icyubahiro Yesu Kristo. Urakoze kugira neza kandi ukabukiranuka. Urakoze kwadupfiriye Mwami, nta kiguzi dutanze. Murakoze bene data kuba kumwe nanjye. Murakoze gukomeza gukurikira inyigisho za hano kuri uyu murongo wacu wo Tegura Umugeni wa Kristo. Mbararikiye kuza kumwe nanjye mu isomo ritaha, twiga Daniyeli ibice 8. Yesu Kristo abagirire neza, icyubahiro cye gikomeze kibamurikire, kugeza ngo mukomeze mumurikire mu mitima yanyu. Shalom, shalom.